Mana tuguhaye icyubahiro ko wabanye natwe mu ijoro ryakeye, ukaba uduhaye uyu munsi w'umugisha mwami, mu bihererwa icyubahiro kuba turiho n'ineza yawe, kuba turiho ni umugambi wawe mwiza ukidufitiye mwami. Mwami nsengeye uyu mwana w'imfubyi ufite ikibazo mwami cy'agahinda, ufite ikibazo mwami cy'ubwigunge, ufite ikibazo cyo kumva ari wenyine, ubuze ibyiringiro mwami, kubera ko atekereza ko ntawe umwitayeho, ko atekereza ko ntawe ashobora kuvuga ngo yumve. Mwami fatanyije na bene tutagusengera abana b'imfubyi aho bari mu mpande zitandukanye mwami, bafite ibibazo byo bwigunge, bafite ibibazo byo kuba ntawe ubafasha mwami, kugira ngo barengere ubahe ihumure, kuko ni wowe mwami mubyeyi w'abantu bose mwami, bumve yuko uhari, mubahe ibyiringiro kandi ibyifuzo bafite, ibibazo bafite mwami bibagoye ubarengere mwami, kuko uri Imana yita kuri bene abo mwami. Urakoze ko hari icyo ukoreye abana, urakoze ko hari icyo ukoze mwami cyo guhindura ubuzima bwabo, urakoze ko bahaye ibyiringiro ndetse n'ubuzima mwami bushikamye, mu izina rya Yesu Kristo, amen.